Yes, ku munsi w'ejo ubwo ekipe ya Real Madrid rero yatsindaga ekipe ya Real Betis, umuvandimwe Kylian Mbappé Lotte umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse akaba n'umukinnyi wa ekipe ya Real Madrid hariya mu gihugu cya Espagne, yaje kuba atsindamo ibitego bibiri, ibitego bye bya mbere muri La Liga nyuma y'imikino igera kuri 3 rero umusore atarabona igitego muri ekipe ya Real Madrid. Igitego cya mbere yatsinze rwose ku munota wa 67 ndetse no ku munota wa 25 kuri penalty. Umugabo rero cyangwa se wari umaze igihe ari kuri pressure yo kuba ataratsinda igitego hariya rwose mu gihugu cya Espagne. Ku munsi w'ejo rero yaje kuba agenda abigeraho, atangaza byinshi rero bigiye bitandukanye nyuma y'umukino. Baramubaza bati se Kylian Mbappé ati byari bimeze gute cyangwa se nibihe bimeze bite uri kunyuramo hano mu gihugu cya Espagne cyangwa se n'umukino wabonye gute? Avuga ati ni ibihe byiza, ati nanizeye gutsinda igitego kuri iyi stade y'ibigwi, ati stade nziza kuri iyi si ya rurema, ati ariko icy'ingenzi n'intsinzi, ati nyuma ya Las Palmas ati byari ngombwa gutsinda, wari umukino utoroshye ariko turi Real Madrid. Akomeza avuga ati rero ati ndiba gukora neza cyane, ati nkuko nabivuze nkigera hano, ati ndishimye cyane, ati abantu ba hano bari kumva urukundo rwinshi, ati nubwo nari nagatsinze igitego. Akomeza avuga ati rero ati imikino 3 ntabwo ihagije ku bandi, ati ariko kuri njye ni myinshi kandi abari mu ikipe n'abafana bari kumwe, ati nanjye bama icyizere cyo gutanga buri kimwe cyose, ati muri iyi ekipe. Angera avuga ati ni inzozi kuba hano, ati kandi nizeye gutsinda n'ibindi bitego byinshi rero bigiye bitandukanye. Ngo rero akomeza agenda avuga byinshi bitandukanye rero. Baramubaza bati se kuba waraje hano mu ekipe ya Real Madrid, ati waje gusimbura Cristiano Ronaldo. Avuga ati nkuko mubizi, ati Cristiano Ronaldo rwose ndamwubaha kuva kera, ati ndanamukunda cyane, ati ariko ntabwo naje kumusimbura hano, ati ahubwo naje hano kuba nka Mbappé, ati nzakora byinshi bitandukanye hano muri Real Madrid, ariko ntabwo nzaba nka Cristiano Ronaldo, ahubwo ndashaka kuba nkanjye Kylian Mbappé. Rero mubajije ku mubano we hagati ye na Vinicius Junior, aravuga ati yaba njyewe yaba Vinicius, ati twese kabisa turi abakinnyi kandi bazwi, ati ubwo rero ni byinshi nzamwigiraho, ati kandi ni byinshi nawe azanyigiraho, ati ubwo ngiye kuba niga uko akunda mu kibuga ndetse n'imyitwarire ye, ati ubwo rwose rero nizera ko kandi tuzabana neza muri rusange. Amaje kandi mu byo gutera penalty, aravuga ati ikibazo mufite nuko mutaba muzi amakuru, ati hano uko bimeze, ati Vinicius azajya afata penalty ya mbere, ati naho ngiye rero afate penalty ya kabiri, ati umutoza rero yaduhaye umudedezo, ati sishaka guhatiriza ibintu cyane, ati ndashaka kwikora nk'ibisanzwe. Yes, ngibyo rero ibyo Kylian Mbappé ku munsi w'ejo yagiye atangaza, ni nyuma y'uko rwose rero abashije kuba rwose nyine abona ibitego bye bya mbere muri rusange. Ura ekipe ya Real Madrid birumvikana rwose yo gutakaza umukino wa Las Palmas kuri ubu ngubu rwose rero ekipe ya Real Madrid rero yabashije kuba nyine n'ubundi yitwara neza muri rusange. Ubwo rero icyo bivuze ni iki? Bivuze nuko rwose rero ikipe ya Real Madrid rero byaje nyine kuba cyangwa se iyi tsinzi yaje kuba isiga ku mwanya wa kabiri n'amanota agera kuri 8, imikino igera kuri 4. Igiye kandi rero ikipe ya FC Barcelona iri ku mwanya wa mbere n'amanota agera kuri 12. Ubwo no kuvuga ngo irusha amanota agera kuri 4. Rero ikipe rwose ya Real Madrid ubona ko itari irimo yitwara neza, dore ko imaze gutsinda imikino 2 kanganya indi mikino igera kuri 2. La Liga rero nuko bimeze, ikipe ya FC Barcelona rwose ubona ko rwose ibintu bimeze neza cyane rwose, yatsindaga ibitego 7 ku busa, ibitego 7 ku busa rwose. Rero ibyo ikipe ya FC Barcelona yaje kuba yitwara neza. Rafinha atsinda hat-trick, Robert Lewandowski atsinda, Jules Koundé atsinda nawe
Dani Olmo atsinda, Ferran Torres nawe atsinda